Murakaza neza nanone mu kiganiro inzira njyabukire. Uyu munsi turakomereza ku mutwe wa 15 ari nawo wa nyuma w'igitabo Think and Grow Rich nk'uko twagitangiye. Iki gitabo cyanditswe n'umugabo w'igihangange Napoleon Hill. Muri uyu mutwe wa 15 turi kurebera hamwe kadahumeka 6 z'ubwoba zikomeza kukubuza kugera ku bukire. Reka tuvuge ku bwoba bw'urupfu. Kuri bamwe ubu bwoba nirwo rufatiro rw'ayandi moko yose y'ubwoba. Impamvu kandi irasobanutse. Imijugujugu iteye ubwoba ishingiye ku bitekerezo by'urupfu kenshi na kenshi yahuzwa n'ubufana bwo mu madini. Unasanga babandi bitwa ko bajijwe ari bo batinya urupfu gahoro ugereranyije n'abitwa ko bajijutse. Mu magana y'amamiliyoni y'imyaka ishize, umuntu yakomeje kwibaza ikibazo n'uyu munsi kitarasubizwa. Ati, nkomoka hehe? Kandi amaherezo yanjye ni ayahe? Mu bihe by'umwijima byahise, umuvuduko wo kuduha ibisubizo kuri ibyo bibazo wagendaga ugabanuka. Ikiguzi rero ni iki cy'uko byahise biba isoko y'ubwoba dutinya urupfu. Abatuyobora mu madini bahora bagira bati, ngwino muri shitingi yanjye, wemere ukwemera kwanjye, wemere n'amahame yanjye yose, nanjye nzaguhita ikikwinjiza mu ijuru nta kabuza mu gihe uzaba upfuye. Ariko nuguma inyuma ya shitingi yanjye, umwanzi azahagusanga amaze gutema umuriro utazima, iteka n'igihe kirekire rwose. Ariko nanone umuriro nk'uko tuwuzi ni ikintu giteye ubwoba. Kubwira rero igihano cy'umuriro w'iteka ryose, usibye ko wanatuma umuntu atinya urupfu, wanabuza umuntu gutekereza bya nyabyo. Byiba umuntu kubura ubushake bwo kubaho, ariko kandi bikanatuma umunezero uba ikintu kidashoboka. Ubwo narimo nkora ubushakashatsi nasomye igitabo cyiswe igitabo cy'Imana, aho bagaragaje Imana zigera ku 30,000 umuntu yakomeje kuramya. Ibi bitekerezeho neza. Imana 30,000 zigaragazwa mu bintu bitandukanye uhereye ku mashusho y'amafi ukagera ku ya muntu. Ntabwo rero byaba bitangaje kubona umuntu yaratewe ubwoba n'iyi ngingo yitwa urupfu. Nubwo abayobozi b'amadini twayobotse badashobora kuduha tike itwinjiza mu ijuru nk'uko bivugwa, bakaba nta n'ububasha bwo kugena uko umuntu yajya mu muriro w'ikuzimu, icyo cya kabiri gikabije kugira ubukana bukabije ku ntekerezo ku buryo gitwara umuntu muri uwo muriro koko, maze umuntu akisanga neza neza ubushobozi bwe bwo gutekereza bwaburijwemo, hanyuma ibyo bikihutisha ubwoba bw'urupfu. Ukuri nuko nta muntu n'umwe wigeze umenya uko ijuru rimeze, kandi nta n'uwamenya uko ikuzimu naho hameze. Usibye n'ibyo nta n'uwakwihandagaza avuge ko aho hantu hombi cyangwa hamwe muri aho habaho koko. Ubu kubura ubumenyi bwubaka kandi buhumuriza rero ni ibyago bibiba umusemburo w'ubwoba abantu batinya urupfu. Uyu munsi ntabwo ubwoba bw'urupfu buriho cyane nk'uko byari bimeze mu bihe byahise, ubwo nta kaminuza cyangwa amashuri byariho. Abantu bo mu bushakashatsi bushingiye kuri siyansi hari ukuntu bamuritse urumuri ku isi, kandi uko kuri kugenda gushyirwa hanze hari ukuntu kugenda kubatura abagabo n'abagore mu bwoba bw'urupfu. Abasore n'abakobwa bagana za kaminuza n'amashuri makuru hari ukuntu badakangwa cyane n'umuriro w'iteka ryose. Hifashishijwe ubumenyi mu by'ubuzima ku binyabuzima, ubumenyi bw'isanzure n'ayandi mashami y'ubumenyi, ubwoba bwo mu bihe by'umwijima bwakomezaga kwibasira ubwonko bwa muntu buragenda bushyirwaho iherezo. Biratangaje ko hari abantu benshi bagiye basara bagatoragura amashashi kubera gutinya urupfu. Navuga ko ubu bwoba ari ubw'imfabusa. Urupfu ruzagera igihe ruze hatitaye ku byo umuntu arutekerezaho. Icyo usabwa ni ukurwakira nk'ikintu kigomba kubaho, maze ibyo bitekerezo ukabyirenza, ubuzima bugakomeza. Tugomba kurufata nk'ikintu ndakuka cyangwa se kitazatugeraho twese. Ushobora no gusanga atari rubi nk'uko bakomeje kurugaragaza. Iyi si yacu yose ikozwe n'ibintu bibiri, imbaraga cyangwa se energy, n'ibintu bifatika aribyo byitwa matters. Ubumenyi mu by'ubugenge bw'ibanze twize batubwiye ko yaba imbaraga cyangwa se ikintu gifatika nta na kimwe gishobora kurimburwa. Bishobora guhindurwa ariko ntibyarimburwa burundu. Ubuzima rero ni imbaraga, niba kuko ari ikintu. Niba rero kuko imbaraga cyangwa ikintu gifatika bidashobora kurimburwa, ubuzima nk'indi shusho y'imbaraga,
bushobora gucishwa mu nzira zitandukanye zigamije kugenda zibuhindagura, ariko ntabwo bwarimburwa. Bityo urupfu ni inzira umuntu acamo yambuka. Niba rero urupfu atari impinduka y'ubwayo, ubwo bivuze ko nta kintu cyaza inyuma y'urupfu uretse nyine ikiruhuko kirekire gihoraho mu gusinzira mu mahoro. Ariko kandi gusinzira si ikintu umuntu akwiriye gutinya. Rero birashoboka cyane gutsinda burundu ubwoba bw'urupfu. Ngibi ibimenyetso by'ubwoba bw'urupfu. Muri rusange ngibi ibimenyetso biranga ubwoba bw'urupfu. Icya mbere ni ibitekerezo byibasirwa no gupfa aho kwishimira no kubyaza umusaruro ubuzima. Ibi kandi ahanini bigaterwa no kubaho nta muhamagaro muri ubu buzima ufite, ndetse umuntu akabaho nta kintu kidasanzwe aharanira kugeraho. Ubu bwoba usanga bwibasira cyane abakuze, ariko rimwe na rimwe ntibubura no kwibasira abakiri bato batari bake. Intsinzi ya mbere y'ubwoba bw'urupfu ni ubushake bukongora bw'ibyo wifuza kugeraho, bukanashyigikirwa no guhora ukorera abandi. Umuntu ufite byinshi byo gukora ni gake cyane yabona umwanya wo guhangayikishwa n'urupfu. Ahora abona ubuzima bumuha byinshi cyane birenze urupfu. Rimwe na rimwe usanga ubu bwoba bwo gupfa bugirana isano n'ubwoba bw'ubukene, aho wumva ko urupfu rwawe rushobora kuzasiga bukunda mu bukene bw'agatangaza. Naho ubundi usanga ubwoba bw'urupfu buterwa n'uburwayi, kandi ingaruka zikaba gushwanyaguza no guca intege uburinzi bw'umubiri. Ibitera ubwoba bw'urupfu bizwi cyane ni uburwayi, ubukene, kubura umwuga mwiza, gutenguha mu rukundo, ubusazi n'ubufana bwo mu madini. Umukambwe arihebye. Ukwiheba ni imiterere y'ubwonko iterwa n'ubwoba. Ikora gahoro gahoro ariko mu buryo buhoraho. Ni ikintu cy'imbere. Intambwe ku ntambwe gikomeza guhinga kimanukamo imbere kugeza ubwo cyibasiye bikomeye urwego rw'intekerezo, urwego rw'icyizere umuntu yigira kikanamuburizamo ibikorwa n'imishinga. Kwiheba ni ubwoko bw'ubwoba buhoraho buterwa no kubura imyanzuro ihamye, bityo rero ni imiterere y'ubwonko yabasha kugengwa. Burya ubwonko butarimo ikintu buba bushobora kwibasirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ariko kandi kudafata imyanzuro nibyo biganisha ku kugira ubwonko butarimo ikintu. Hari abantu benshi babura imbaraga z'ubushake n'ubushobozi bwo gufata imyanzuro ihamye ndetse no kuyihagararaho mu gihe yafashwe, yewe no mu bihe bya bizinesi zisanzwe. Mu bihe bigoye nk'ibyigwa ry'ubukungu isi iheruka gucamo, umuntu ntasubizwa inyuma no kubura ubushobozi bwe bwo gufata imyanzuro ihamye, anasubizwa inyuma no kutabasha gufata imyanzuro uko abandi bamukikije baba bararemye ikigare cyo kudafata imyanzuro. Mu gihe cy'igwa ry'ubukungu mu mwaka w'1929, mu isi hose umwuka w'ubwoba no guhangayika wabaye mwinshi. Ibi byombi n'udukoko dutera indwara zakwirakwijwe mu bihe byabanjeho gato. Kugeza ubu hari ikintu kimwe kizwi gishobora guhangana n'utwo dukoko: ni ingeso zo gufata imyanzuro kandi ihamye. Iki ni ikintu buri wese yari akwiriye kwigwizaho no gushyira mu ngiro mu buzima bwe. Ntabwo dushobora kwiganyira bitewe n'ikintu cyabaye, ahubwo tugifataho umwanzuro uhamye ndetse tukanatangira gushyira mu ngiro iyo myanzuro. Hari igihe naganirije umuntu mubaza ibibazo mu gihe yari ategereje igihano cy'urupfu yari yakatiwe. Uwo mugabo niwe muntu wari witurije mu bandi 8 bari basangiye igihano. Ukuntu yari yiturije ubona ntacyo bimubwiye, nibyo byanteye amatsiko. Bintera kumubaza uko yumva amerewe mu gihe habura akanya gato akigira mu buzima bw'iteka ryose. Mu ijwi rituje yisekera kandi ubona ko yifitiye icyizere, umugabo wawe yaragize ati: ndumva ameze neza rwose, ariko nawe tekereza muvandi, ibibazo byanjye mu kanya gato biraba birangiye. Nakomeje kubaho ubuzima butarangwamo ikindi kintu keretse gusa ibibazo. Byabaga ari ibibazo kubona icyo kurya n'ibyo kwambara, ariko mu kanya gato sinzongera gukenera bene ibyo bintu. Natangiye kumva nguwe neza igihe namenyaga ko ngiye gupfa nta kabuza. Nategetse ubwonko bwanjye kwakira iryo shyano ryanjye mu mahoro. Uko yabwirwaga ibyo kandi niko yaryaga igaburo rye rya nijoro nk'uko barimuzaniye. Yaryaga ku buryo budasanzwe, ku buryo yari ibiryo byaribwa n'abagabo 3. Yaryaga buri kantu kose bamuzaniye kandi ukabona akaryana umurava.
akaryoherwa nako nk'aho nta shyano rimutegereje mu kanya gato kari imbere. Njye mbona gufata umwanzuro aribyo byashoboje uyu mugabo kudaha agaciro ishyano ryari riri imbere ye. Burya gufata umwanzuro byanabuza umuntu kwemera ibintu byose adashaka kwemera mu buzima bwe. Ayo moko 6 y'ubwoba yose yahuzwa n'imiterere yo kwiganyira biciye mu kunanirwa gufata umwanzuro. Itandukanye burundu n'ubwoba bw'urupfu biciye mu kwemera urupfu nk'igice cy'ubuzima utakwepa. Itandukanye n'ubwoba bw'ubukene biciye mu gufata umwanzuro wo kwigwizaho ubutunzi bwose bushoboka wakwigwizaho bitagusabye kwiganyira no guhangayika. Kandi agira ku gakano k'ubwoba bwo kuvugwa nabi biciye mu gufata umwanzuro wo kudahangayikishwa n'ibyo abantu bagutekerezaho, bakuvugaho cyangwa bagukorera. Shyira iherezo ku bwoba bw'izabukuru biciye mu kwakira izabukuru. Ntuzifate nk'inenge cyangwa ubumuga, ahubwo ubufate nk'umugisha udasanzwe uzana ubwenge no gusobanukirwa ibyo abakiri bato batabasha gusobanukirwa. Itandukanye n'ubwoba bw'uburwayi biciye mu gufata umwanzuro wo kwibagirwa ibimenyetso. Tsinda ubwoba bwo kubura urukundo biciye mu kugera ku mwanzuro wo kubaho kandi neza udafite umukunzi niba bibaye ngombwa. Ica ingeso yo kwiganyira no kwiheba mu miterere yabyo yose biciye mu gufata umwanzuro rusange udasanzwe w'uko nta kintu na kimwe ubuzima bushobora kuguha cyagurwa kwiganyira no kwiheba. Hamwe n'uyu mwanzuro hazaza amahoro y'umutima no gutuza mu ntekerezo. Ibyo kandi nibyo bizakuzanira umunezero. Umuntu wese wasaritswe n'ubwoba mu ntekerezo ze, usibye ko ubwo bwoba bwica amahirwe yose y'ibikorwa by'ubwenge yakagizeho, urundi ruhande akwirakwiza ubu bwoba bw'ubwivumbagatanye busenya bw'ibitekerezo ku bantu bose bamukikije n'abamwegera, bityo nabo akabicira amahirwe. Burya n'imbwa cyangwa ingamiya imenya igihe shebuja yacitse intege. Ibyo kandi bituma imbwa cyangwa ingamiya ifata ku bwivumbagatanye bw'ubwo bwoba bukwirakwizwa na shebuja, hanyuma ikitwara mu buryo buhwanye nabwo. Ababasha kwiga neza iby'ubuhanga bw'inyamaswa babibona neza ko zifite ububasha bwo kwakira no guhererekanya ubwivumbagatanye bw'ubwoba. Si ibyo gusa kuko n'uruyuki rubasha kubona umuntu wasaritswe n'ubwoba ku mpamvu wenda zitazwi. Nta kabuza urwo ruyuki ruzarwinga uwo muntu usohora ukwivumbagatanya k'ubwoba kurusha uko rwarwinga umuntu utarangwa n'ubwoba. Ubwivumbagatanye bw'ubwoba buva mu bwonko bumwe bukajya mu bundi vuba vuba kandi mu buryo bwizewe, nk'uko ijwi ry'umuntu riva mu munara nsakazamajwi rikinjira mu nyakiramajwi. Ibyo kandi bikoresha inzira imwe y'imyuka yo mu kirere. Ihererekanyamakuru ryo mu bwonko ririho kandi rirakora. Igitekerezo kiva mu bwonko bumwe kikajya mu bundi ku bushake mu gihe umuntu wohereza cyangwa wakira icyo gitekerezo asobanukiwe n'iri hame cyangwa se atarisobanukiwe. Umuntu wohereza ishusho y'ijambo ry'umunwa we mu buryo bw'igitekerezo gisenya agomba kuba asobanukiwe neza ko agiye kwakira ijambo mu buryo bw'ubutumwa busenya. Gusohora igitekerezo gisenya byonyine hatabaye kwifashisha ijambo nabyo bibyara igitekerezo gisenya mu buryo bwinshi cyane burenze bumwe. Mbere na mbere ndetse ahari nabwo bw'ingenzi bwo kuzirikana, umuntu usohora igitekerezo kirimbuzi mu miterere yacyo agomba kubanza kuzengerezwa n'icyo gitekerezo akwirakwiza kuko aba yisenyera igisate cy'indeba ku rihanga ibishya. Icya kabiri, ubaho kw'igitekerezo kirimbuzi mu bwonko bw'umuntu birema imiterere na kamere mbi muri uwo muntu uhora usunikira kure cyane abandi bantu. Ibyo kandi kenshi na kenshi bihindura uwo muntu umwanzi w'abandi. Isoko ya gatatu yo kurimbura uwo muntu ukwirakwiza ibitekerezo kirimbuzi buri mu kuri kudashidikanywaho kuko ibi bitekerezo bitarimbura abo bisanga gusa, kuko bibanza kwibika mu mutima w'imbere w'uwo muntu ubwohereza, bityo bigahindura kimwe mu bice bigize kamere ye. Ntabwo rero birangira gusa mu kohereza ibitekerezo kirimbuzi. Iyo igitekerezo kirekuwe gikwirakwira mu byerekezo bitandukanye biciye mu nzira y'umwuka wo mu kirere, ariko rero kikanitera mu buryo buhoraho mu mutima w'imbere w'uwo muntu ucyohereza. Wowe rero nk'umunyeshuri w'inzira njyabukire, inshingano zawe muri ubu buzima ni ukugera ku ntsinzi mu buryo bwose bushoboka.
ariko kandi kugira ngo ube umutsinzi biragusaba kubanza kugera ku mahoro y'umutima, hanyuma ukigwizaho imitungo nkenerwa y'ubuzima, kandi hejuru ya byose ukagera ku munezero wuzuye. Ibi bihamya byose by'ubutsinzi rero intangiriro yabyo ni igitekerezo. Ushobora rwose kugenga intekerezo zawe, ufite ububasha bwose bwo kuzigaburira ibitekerezo byose wihitiyemo. Ayo yose ni amahirwe atangaje ufite, ariko usabwa gukoresha neza mu buryo bwubaka. njye mvuga ko uri umugenga w'iherezo ryawe muri ubu buzima bwo ku isi, mu buryo budashidikanywaho, nk'uko ufite ububasha bwo kugenga ibitekerezo byawe. Wagira ingaruka z'ako kanya, ndetse wanagenga ibigukikije, bigatuma ubuzima bwawe buba uko ushaka ko buba. Ariko nanone ku rundi ruhande, ushobora kwirengagiza gukoresha ayo mahirwe n'ububasha ufite, ushyira ubuzima bwawe ku murongo ushaka, bityo ukaba umeze nk'uwiroha mu nyanja nini cyane y'ibikubaho utabasha, nk'uko akababi gatwarwa hirya no hino n'umuraba katabishaka. Kuri ako kababi rero niho n'igice cy'uyu munsi kirangiriye. Gusa umutwe wa 15 w'igitabo Think and Grow Rich wo nturangiye. Bityo tuzagaruka ubutaha tuwushyiraho akadomo mu kiganiro gitaha. Ubwo kandi Sango niyo nk'ibisanzwe twebwe turi inkorane.